Tunawasalimu nyie wote wapendwa mwenye mnafuata Eugene Official. Tunakuwa mwai asubuhi kuwapatia habari motomoto zenye zimealamukia mwai inchi ya demokrasia ya Kongo. Tutafika Burundi, tufike Uganda, tutafika Kenya, tutafika kila sehemu yote, lakini tutaingia ndani ya DRC mwai asubuhi moto inawaka. Kwa hii saa kabisa vitu vinabadilika. Tunawasalimu wenye wanatufuata kwenye nchi mbalimbali, mkiwa sehemu za Rwanda, mkiwa sehemu za Kongo, sehemu za Marekani, sehemu za Dubai, kila kwenye uko tunawasalimu sana. Watu wenye wako Tanzania pale kabisa tunawapa salamu ziwafikie. Watu wenye wako pale sehemu za Uganda, Kenya, Nairobi, nyote tunawasalimu. Najua mnatufuata 5 nyie muko kabisa marafiki za ndani. Na kusalimu Eugene mwai asubuhi, habari za kulamuka? Habari za kulamuka ni mzuri sana. Asante sana. Na waza wapendo kabisa wanatufuata 5 tuwasalimie watu wote wanatumika subscribe. Wenye waligusa kabisa, wenye walifanya subscribe, wenye wanafanya like, wote tunawasalimu. Lakini sikose wenye wako sehemu za mama kabisa, najua wanatufuata 5 tuko na mashabiki wengi pale kabisa, sehemu za Mahama, sehemu za Ngamira, sehemu za Kiziba, nyie wote kabisa tunawasalimu mwai asubuhi. Sina makosa igiswahili reka tube tukiretse turagenda tubivangavangamo, ariko ndabiza abantu benshi bakurikira Eugene Official bakunda cyangwa se bumva ikinyarwanda 5 kuri kagenzi kako. Tugumye muri iyo ruga ya Giswahili rero abantu benshi rwose urumva ko twaba turimo turagenda tubabuza gukurikirana cyangwa se kugendana natwe. Gusa ariko abacyumva turabasuje cyane, hanyuma kandi naho bigora nyine sina makosa urumva ko arahari agomba kugenda bibafashamo 5 kuri kagenzi kako. Muri iki gitondo rero sina makosa nkuko wagiye ubivuga mu mfunyamfunyi unasuhuza. Turagarutse mu kiganiro cyangwa se turagarutse mu makuru agezweho. Wabibavuze neza uti turajya hirya no hino, dusimbukire mu Rwanda, tujye muri Kongo, twikoze muri Uganda, twikoze nahe hose, ndetse no hirya no hino. Rero ni nkuko abivuze niko bimeze, tugiye kusimbukira hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ku mugoroba imirwano yari imirwano hano no muri za Rucuro. Ibi twanasoje inkuru cyangwa se twasoje ikiganiro tubibwira abadukurikiye. Tuze gusimbukira muri Masisi, naho ibintu ni bindi turaza kwikoza hano mu gihugu cya Uganda. Nta kintu gikomeje kugaragara n'imyigaragambyo irimo iragenda iba. Hanyuma ni byinshi cyane tugiye kugeza ku badukurikiye sina makosa. Ese bimeze bite nize mfunyamfunyi zigize amakuru wateguye kuri uyu munsi? Turasimbukira Beni rwose ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba, nuko ADF naru ikomeje kugenda yica abaturage umusubirizo. Ese ngibintu byabereye ndaje mbahababwire. Turasimbukira muri Goma za Mugunga, naho wazarendo rwose bakomeje kugenda bahekura abakongomani. Turasimbukira Masisi, naho umuriro watse. Etese wakiye he? Ngiye kuza mbabwire aho wakiye. Turasimbukira Minova, abita abashef kutimye rwose bagize gutya, baravuga ngo hari ibintu turambiwe, hari ibintu tugiye kwamagana. Atese ibyo bintu bagiye kwamagana ni ibihe? Ndaje mbibabwire. Yewe turikoza no muri leta ya Kinshasa hari kuvugwa iki? Kinshasa rwose nyuma yuko ngo bakoze urutonde runini rwo kumanza bareba abasirikare cyangwa se abakwiriye M23, ngo hari ibyemezo bagiye kwafatira. Ese ibyo byemezo ni bihesye, ibiremere birimo ni ibihe? Ibi byose tugiye kuza tubirebe. Ariko no ku ruhande rwa M23 hari icyo bari kuvuga kubijyanye n'ibyo leta Kinshasa ibavugaho. Atese bo bari kuvuga iki? Ibi byose tugiye kuza tubibabwire. Inkuru iri guca ibintu kuri rezo sosiyo ibyutse itrendinga kuva mu masani rwose itrendinga, nuko irimo kugenda igaragaza ko mu mpera z'uku kwezi cyangwa se muri minsi ya nyuma turimo z'uku kwezi kwa 7, iyi minsi ya nyuma y'uku kwezi kwa 7, nuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bashobora kuba bagiye kwicara ku meza bakongera bakaganira, mu by'ukuri bakareba mu by'ukuri umutekano muke cyangwa se ibibazo bigenda bihurirwaho n'ibihugu byombi, ari nabyo byaje gutuma rwose impande zombi zitumvikana. Ibi biganiro nk'uko n'ubundi ngo beherutse kubera ahantu bita za Zanzibar hano muri Tanzania,
ni nako rero biri kuba ko rwose bagiye kongera guhura hano i Rwanda ni muri Angola hanyuma bakaganira hanyuma mu by'ukuri umubano w'ibihugu byombi bakareba ko ushobora kuba wazahuka. Bimeze bite ayo makuru yose mugiye kuyagezwa hano kuri Jeune Official nanjye ndetse na Sina Makosa. Ntabwo ari gusa Sina Makosa nje ndibuze gusimbukira mu mirwano yabere hano muri za Rucuro. Iyi mirwano twavuga ngo ni mirwano ikomeye cyane yasize iguyemo aba FDL batari bake. Imibare ndayifite ndetse n'ibikoresho byabo M23 yagize gutya irabifata, ariko abagabo banza FARDC yarabimye ibikoresho pe. Imbunda by'ibikoresho byabo birashaje cyane, birashaje ku rwego rwo hejuru. Gusa ariko amakuru namenye nuko ngo hari amasasu ngo babahaye ubutegetsi FARDC yabahaye bo ngo iyo babahaye amasasu barabanza bakayataba akabanza gasa nashaje ayo bita ngo namagugu agakerebera akaba ngo amagugu. 23 ibyo bikoresho yabiguye aho bari babishize bari barabitabye byose, ndetse nuko urugamba rwe ruteye nabyo ndaje tubibagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Icyo tugusaba rero niki nugukanda kuri subscribe niba utarayikandaho, niba kandi warakanze kuri subscribe wibuke gukanda like ndetse na share, hanyuma ibindi bijyanye n'amakuru ubiduharire. Turasuje mwese rero abatwumva muri ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese ikaze abatwumva amasaha mu gitondo cyiza, abatwumva amasaha nyuma saa 6 gicamunsi cyiza, hanyuma kandi umugoroba mwiza kuri twumva amasaha y'umugoroba, hanyuma rwose mwumve muguwe neza fira at home. Sina bako duherehe sasa nge numva twakagombye guhera muri iyi nkuru nibura igiye guhuza abayobozi b'u Rwanda n'aba Kongo kugira ngo noneho tuze muri za Nyamugigima iyi dusa nkaho tumaze kwikuramo. Hanyuma inkururo iragira iti nta gihindutse biteganyijwe ko ibiganiro bizahuza abategetsi b'u RDC n'ab'u Rwanda mu matariki asoza ukwezi kwa karindwi, nuko ukwezi turimo k'uyu mwaka. Urumva bazahurira hitwa ngo ni i Rwanda mu gihugu cya Angola, aho bazaganira kubirebana n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva iyi nama igiye kuba nyuma yabereye muri Zanzibar muri Tanzania, nayo ikaba yarabaye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi. Ku ruhande rw'u Rwanda iyi nama yari yitabiriwe n'abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe hamwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, nta wundi ni retired General James Kabarebe. Urumva mu gihe RDC yo yari ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Gracia Yamba niwe wari ubahagarariye. Ibyavuye muri ibyo biganiro by'Izanzibar byavugaga ko ba Minisitiri b'u Rwanda n'aba Kongo Kinshasa bemeranyije ko amakimbirane y'ibihugu akwiye gukemurwa hashingiwe ku buryo bwashyizweho ubwo umuryango uhuriwemo n'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC washingwaga. Ubwo buryo rero nibwo bagomba kugenda babikemuramo ibyo bibazo. Uburyo bukaba bwarashyizweho ubwo umuryango wa EAC washingwaga Afurika y'Uburasirazuba. Urumva bashingiye kuri iyi ngingo abayobozi b'u Rwanda na Kongo Kinshasa bemeranyije guhura hashingiwe ku myanzuro ya Rwanda. Gusa ntibiramenyekana neza igihe niba leta ya Kinshasa izitabira ibi biganiro bizabera i Rwanda. Urumva Sina Makosa barabyemeranyije ko ntago bazi niba bazaza. Umve rero impamvu batanu bari kubyumva neza ngo kuko mu biherukwa gutangazwa na bamwe mu bategetsi b'Kinshasa byavugaga ko ibyigiwe i Zanzibar muri Tanzania atari ukuri, barabihakanye. Ndetse kandi Minisitiri wa Kongo wari muri ibyo biganiro yafashwe amafoto atabizi.
Kongo irashaka kuzajya ikora ibintu bwihishwe batabizi ntabwo ishanga amahanga amenye yuko bari kuganira. Oya faye icyo nshatse kuvuga kugeza amaginga ya leta ya Kinshasa yo leta iriho ubu ngubu ihagarariwe n'umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi ari gukora ibintu nk'abari mu manyanga nk'abajura. faye impamvu ari gukora ibi bintu sibyo Gisege tuzi ko yiyamamaza iturufu yakoraga irya mbere kugira ngo atorwe nuko yavugaga ko azatera u Rwanda. Urumva iki kintu cya mbere kandi akavuga yuko namara kugera ku butegetsi M23 azayirya nk'uri kurya ubugari. Urumva iki kintu yo rero haramutse habaye iki kintu bakumva ko ntabwo bashaka kugira ngo abakongomani babimenye, ntabwo bashaka ngo abakongomani bamenye yuko leta yagiye kuganira n'u Rwanda, ntabwo bashaka ko leta ye bumva ko bagiye kuganira na M23 kubera bitaye mushyira he bihita bimushyira muri position yo kuba yarivuguruje. Kabyatese si wowe wavugaga aya magambo uri kuri podium, none se ni gute ushyiramo kwivuguruza bigeze bene aka kageni? Urumva none akabikora mu buryo bw'ibanga kugira ngo noneho nihagira n'ikiba kizabe ariko we babona ko nta ruhare yagize ute yabigizemo. Ariko s'il vous plaît icyo nshatse kubabwira, ibi bintu ntago byakunda, ibi bintu ntago byakunda kugenda wangu uzakora ibiganiro rwihishwa. Yes, uzabikora nubwo uzanga kubitangaza, ariko wabikoranye nawe azabitangaza nkuko babihakanye ipampara, ariko kuri M23 barabitangaje. Urumva iki kintu nkuko bari kubihakana ariko batagiye Zanzibar, ku ruhande rw'u Rwanda byaragaragaye, n'ibinyamakuru byandika birandika, ibivuga birabivuga. So cyatse kuvuga iki rero? Cyatse kuvuga ko leta Kinshasa ikiri gukora no kugira ngo nibura irebe yuko yakomeza gutwikira abakongomana marido, yakomeza kwabindikiranya kugira ngo ibereke yuko nta gahunda niyi nimwe yo kwa baganira n'u Rwanda cyangwa se na M23, ahubwo ko icyo bakeneye ari uko babarwanya kuko bavuga yuko zo imbaraga bazifite. Rwose ugasanga bafite ubwoba bati dushobora kugira ibiganiro tugasanga tuvuze ibintu biradukora, ugasanga baratwirukanye cyangwa se bakaba bati bashobora kutwihinduka bitewe n'impamvu ziri ku bihugu byombi. Gusa sina amakosa, icyo nshaka kugira ngo tuvugeho nuko mu by'ukuri dukurikije umutekano w'ibihugu byombi uko umeze, hakenewe ibiganiro ku mpande zombi. Nyamara abaturage ba Kongo barababaye cyane ntabwo bakisanzura, ntabwo bakigenda mu gihugu cy'u Rwanda ngo nkuko byari bisanzwe ngo bakomeze ubucuruzi bwo cyangwa se bahahirane, kuko wibuke ko sina amakosa ku mupaka wa Kongo hari isaha ntarengwa wemerewe kwambuka saa 8 saa 9 none saa 8 baramanuye bageze saa 8 bugeze saa 8 ukiri hakurya ukamenya ko ararayo. Rwose urumva ko barabangamiwe cyane. Nyamara abenshi bakunda gukora, hari abakunda gukorera muri Kongo bakarara mu Rwanda, hari abakunda gukorera mu Rwanda bakarara muri Kongo. Urumva ko aba bose barabangamiwe. Rero ibi biganiro ntekereza ko ari byiza cyane kuri bo, bishobora kuba byabagirira umumaro. Ariko ngiye kugezana n'isaha haba navatese kuganira n'u Rwanda nibyo byihutirwa kurusha uko bakaganira na M23. Arega kuba hari ya Goma na Gisenyi wenda amasaha yaragabanyijwe bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu, sibyo? U Rwanda sirwo rwabigize mu ruhari kuba amasaha yaragabanyijwe, yewe na Kongo si yabigize mu ruhari, ahubwo uruhari rwagizwe n'umutekano muke uri muri iki gihugu. Urumva iki kintu? Uwo mutekano muke wazanwe n'iki? Ni hagati ya M23 na FARDC. Biramutse ibintu bimeze neza ku ruhande rwa M23 na FARDC, ndakeka no ku ruhande rw'u Rwanda biba bimeze neza, kuko ku ruhande rw'u Rwanda ho nta kibazo babifitemo. Urumva bwo nkavuga ngo nge simbona yuko ibi ari byo byari byihutirwa kurusha uko ahubwo bakagombye kwicarana na M23. No se fight ukeka yuko M23 iramutse ishashe inzobe na FARDC bakagira ibyo baganira bakabihuza, intambara zigahagarara, ukeka ko ahangaha kuri amupaka byakomeza kuriya? Ibyo bibazo ni iby'abakongomani ubwabo. Rero wibifata ngo bivange n'ibibazo by'ibihugu ukwabyo. FARDC donc ubutegetsi bw'Kinshasa buraganira n'u Rwanda ku mubano w'ibihugu byombi, ntabwo ari ku mubano donc ngo ununareba neza ibyo ari bwo bagiye kuganira ni bibera mu birebera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Urabona abaturage n'ubundi basanzwe bakora ubuhahirane mu bihugu byombi, n'ubundi uraza gusanga naba hano muri Kivu y'Amajyaruguru, hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuganira nabo rero ni ukuganira bakareba
ese niki twakora kugira ngo abaturage umubano wongere uzahuke ube muzima. Iki cyayo 23 wenda ntago nava ngo bagenda batakivuzeho kuko nayo iri mu bikomeje kugenda bisa no birimo biragonganisha impande zombi kuko usanga ku ruhande rumwe baravuga bati Kongo iravuga iti nimwe mufasha M23 iki nacyo ro bashobora kukiganiraho yego nibyo leta y'u Rwanda ikabaha ubusobanuro igatanga wenda bazabahagararira u Rwanda bagatanga ubusobanuro bw'ukuntu badafasha M23 ibi bintu sina amakosa byaje kuntera ubwoba urumva byaje kuntera ubwoba nyuma yuko naje kureba naje gusanga yuko ko hari inama iherutse kubera hano mu mujyi wa Goma ya Sadeke ndetse n'abasirikare bakuru wa FARDC abamwe mu basirikare ba Sadeke aravuga bati ntago tuzigera dutsinda mu by'ukuri iyi M23 hano muri iki kibaya ndetse n'ahandi hose mu gihe mu by'ukuri tutaba twifashishije nibura uyu mwegege izi mbibi z'igihugu cy'u Rwanda kuko ngo iyo bagiye kurwana intambara hano muri iki kibaya M23 ngo iyo ahangaha ku rubibi rw'u Rwanda ngo yamaze kuhafata neza irahafite kuko yo irasa imanura yinjizira muri Kongo abandi bakarasa basa naho baganisha kuri kote y'u Rwanda icyo gihe baravuga ati tugiye turasa gutyo hari igihe twazajya turasa mu Rwanda ikabibazo havuga ni se ku ruhande rwe se ibi ngibi baba bari kugira ngo areke umubano ushobora kongera ukazahuka be basaba Kongo u Rwanda Kongo iba yasaba u Rwanda kugira ngo bazajye baturuka no kuri kote y'u Rwanda icyo ngasanga nticyashoboka ntabwo cyacyo cyakunda kavuga ni se no ku ruhande rwa M23 kuri kote ya M23 ni iki bazaganira niba kubijyanye n'intambara iri kwera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni iki bazaganira ese bazaganira u Rwanda rube rwabaha abasirikare ko tumaze kubona ko u Rwanda ari rumwe mu bihugu hano muri East Africa gifite igisirikare gikomeye ndamutse bivuze gutya ntabwo kwaba ari ukwikina sina makosa niba twaragiye tubibona hitwa za Cabo Delgado za Darfur he hose niba twarabibonye zititibikanya uyu mutwe wa FDLR rwose mu kinyejana giheruka mu kinyacumi giheruka mu kinyacumi cyashize ni ikinyacumi kinyacumi mu binyamakumyabiri byashize muri centuries iyo ngiyo mu binyejana by'icyo gihe urumva niba twarabonye iri kubatitibikanye tukumva yagize icyagize sinamako aba bagabo nta kintu bashoboye rero ngatekereza nti se ibi nibyo gisekeza kubabwira ati niba koko mudafashe M23 muduha abasirikare banyu tujyane nabo kuri tere ariko iyo proposal utekereza ko bayivuga ntabwo ibaho bayivuga ta gisegeta bati nyaboneka muzehe ndakwemera ndashaka ngo RDF yimanukire rwose igiye kureba ukuntu yabiringaniza cyangwa kareka ibi byo ntago yabikora uzahita abikorera icyo gusa twe tubona nuko bazahura mu mpera zo reka nze nkubaza impamvu atabikora nose ko yagiye muri Kongo wigeze kumva abasirikare b'u Rwanda bajyayo icyo gihe yakoze ikosa rikomeye na n'ubu riracyamugaruka niyo mpamvu bari hari no kubaho n'ibi biganiro oya ndi kukubaza nose u Rwanda ni ruri muri EAC none kuki bo batagiye nibyo ndimo ndakubwira nti icyo gihe yakoze ikosa rikomeye ari naryo n'ubu ngubu riri kumugaruka agashakisha ukuntu ari bwongere kugira ute kubigarura ku murongo iyi nkuru ntabwo turi buze kwitindaho sina makosa kuri abizi dufite n'andi makuru menshi gusa nuko bihagaze bigomba kuba rero ngo mu mpera z'uku kwezi rero tukugeze gati kuko sina makosa gusigaje iminsi 6 yonyine ukwemo n'uyu munsi hasigaye iminsi 6 kuko turi 25 kandi kuzagira iminsi hariya 31 urumva ko hasigaye iminsi 6 yonyine ubwo rero ibyo nuko bihagaze tuzagenda tubakurikiranira muri iminsi itarenze 6 turaza kubabwira niba iyi nama cyangwa se uyu muhuro wa Rwanda mu by'ukuri uzabaho ni Rwanda muri Angola tuzabakurikiranira nibinanga kandi tuzabibabwira twikomereze n'andi makuru sinema twikomereze n'andi makuru banza ucangemo nako muri Masisi bitenza ninjira mu bijyanye n'imirwano ya hano muri za Rucuro yes babwira uko byari bihagaze
turasimbukira Masisi rwose muri iki gitondo habyutse umuriro, habyutse urufaya rw'amasasu atese rwabyukiye he? Ni nyuma y'uko rwose muri ibice bya Bashari Kaembe harimo ibice bimwe na bimwe Wazalendo ndetse na FRDC banze kuvamo bikagenda biri gusa nkaho bisigara hagati. Ni nyuma y'uko rwose M23 ishaka guhera iruhande, noneho bya bindi byo kugenda ibasiga hagati ikabisikuraho ikabisira ku ruhande. Muri iki gitondo rero hakaba habyutse imirwano iremereye. Atese imirwano yabereye he? Yabereye aho bita za Rwashoga mu Gasisiro bita mu Badage. Gasisura umanuka hepfo hano bita mu Gasiza. Ahangaha rwose M23 iri gukubita itababarira, dore yuko ngo muno harimo Wazalendo banze kuva mu ngumu, yewe n'abantu bahaze hari ahantu hari insina nyinshi cyane birirwaga rwose bari kwenga binywera urwagwa bakarya imineke, yewe bakotsa n'amateke amabungu murabizi. Ubwo M23 ngo yaje kumenya ko mu ngumu harimo defense nibura ishobora kuba irimo abasirikare bagera mu 132. M23 ngo baturutse he? Bamwe baturutse Gatovu, abandi baturuka Ntaringi, yewe abandi baturuka hakurya ahantu bita rwose za Rungoma mubona niyo hakurya na za Buhimba. Baraza ngo barabagutagutaha bashyira hagati, yewe barabarasa n'insina barazirasa. Muri iki gitondo ivumbi ryatumutse. Aya niyo majwi se nabonye iyo mirwano nagamo niko aya majwi na iyo mirwano. Ngiye mfite ijwi hano rya za Kinyandonyi hariya anga ni muri Masisi. Ubwo reka duhere mu mirwano ya Masisi. Wale wengi hawana mbanga. Okay, zwa bango. Cheuko chini shege moya. Kuya. Zwa bango. Mani wakamate tizi. Na muruti. Gusa mtono febie. Mata na basudo kule. Okay. Beta bango. Picha na hapa. Ndio lisha bwana. Piga wewe. Kote, nisha baona. Wanakushe pale wanangoya. Mashida. Narusha ina iko kule. Ase msipige nyewe hapo mbalabala. Wapo mbalabala wasipige. Sisi kuna gari sichiko pale. Unaanza mimi peke ndio niko na kiona. Sababu naangalia mtu ndio mnapiga na bwana amekuwa pale unamuona. Piga! Vale. Piga bien. Vale. Piga bien. Kubita mshenzi we. Piga nguruwe. Pale metoka. Sinamako twakwinjiramo ngo bimeze bite iyi mirwano. Ndabona Wazalendo ariko ikigaragara barasaga bafite ubwoba
aba ni abazarendo. aba ni wazarendo ariko bivanze na FRDC kuko ababizi neza M23 iri gufata za Burungu, inzira za Kirorerwa zari zarafunzwe ku buryo benshi bahise bazamuka aho bita muri Ntaringi, yewe na Ntaringi babasangamo babamanukana za Mukongoro. Urumva iki kintu? Babamanukana umusozi wa za Mukongoro babaturukije za Burungu kugeza igihe babambukirije Bushenge, noneho bajya kwitsindagira ahangaha za Rwashoga. Urumva? Aha za Rwashoga M23 yarizi yuko ngo abasirikare bagiye gihe M23 yarasaga za Muheto ikarasa hehe ndetse n'ahangaha muri bice bya za Butare. Urumva? Ngo bari bazi yuko kano gace nta basirikare barimo, ariko ngo byaje gutungurwa nuko bamenye yuko ngo hari defense ikomeye iri muri ya fighter irimo wazarendo ikabamo FRDC. Ukumva ko bari gukubita niringara, byasabye rero ko M23 ngimanukana abasirikare ibaza baturutse muri Ntaringi bamanuka ku Mukongoro, abandi baturuka Gatovu wabadacoka baramanuka, abandi baturuka iyo hakurya za Butare bambukana ahantu bita za Rungoma. Urumva? Ku buryo inzira babasigiye ni inzira imwe yaberekezaga za Butenderi kugira ngo bamanuke bagirute berekeza iyi hasi za hehe za Gahira. Urumva? Na za Tambi. Bivuze iki? Mbese mu nzira enye zose eshatu bari bamaze kuzifunga, iyo bari babasigiye ni imwe kugirute yo gukomeza kubashorera babamanura za Tambi, dore ko bagiye bamanutse basa n'abagenda begamiye uriya mugezi wa Bushenge. Ariko fight amakuru turi gufata nuko iyi defense muri iki gitondo yashwanyagujwe. Urukumva ibibunda rwose bari kujya barashisha kuko nabo ngo bari bafite imbunda ziremereye hariya mwabira bice. Ni nyuma yuko rero M23 mu iki gitondo rwose yabyukiyemo iri kwashwanyaguza, ndetse amakuru atugeraho abagera muri 14 bakaba barasiwe muri iyi mirwano. Ni nyuma yuko rwose bari bahamaze igihe kitari gitoya, dore ko ubundi ngo M23 ari n'ukuntu yageraga gutya kamanuka, ariko ngo ahantu bari barubatse defense na ahantu bari baragiye bayubaka ku nkikiro z'umugezi wa Bushenge. Urumva? Ku buryo utapfaga kuba wamenya ko hari abantu. None ikindi ni ahantu haba insina nyinshi cyane ku buryo bari barubatse ibintu bimeze nk'ibiraro bibera umwo ku buryo utabaga wamenya abaribo. Papa si yabo fighter ngo hari iyi ngo nuko bari bazi yuko igihe n'igihe bashobora kubohereza abandi basirikare akaba ari umubare uremereye. Urumva iki kintu? None ngo bakaba bazashaka ukuntu bazamuka umusozi wa Mukongoro bakajya gukubita defense iri hano muri Ntaringi, none na Burungu bagahita bayikontrola kuko bifite Ntaringi, Burungu, Rujebeshi, Kabaragasha, yewe dushatse twavuga yuko naza Rugarama. Urumva iki kintu? Ubu uri kwa kontrola kubera n'umusozi muremure uri strategique. Niyo mpamvu nabo ngo bakomeje kwitsimba umungumu bazi yuko anytime bashobora kuba bazamuka bakaba bafata Ntaringi, yewe n'uyu muhanda wa Burungu bakaba ucamo kabiri, dore kuyobowe na M23 hariya hose. Ubwo rero kumva yuko imigambi bari barimo yose yaje kubapfubana, ahubwo byaje kurangira M23 ibashije kubashwiragiza mwabiri abice bya za Masisi. Nuko bihagaze, nuko bimeze. Sareka twinjire rero nanjye mbinjize muri Rucuro, dore naho turahinjira muri ubu buryo. Mungu nasikia ukue. Yuko kunyumba ukue. Nk'aka gasasu kavuze ngo piu. Agasasu ni bwoko ngo piu. Aka kaba gaciye ku gutwi uri kuri codinga ngo piu. Agasasu bite?
sena amakosa rero ndagira ngo mbinjize muri aya makuru ni amakuru avuga ko ari imirwano iyi mirwano donc ni operation M23 yakoze nyuma yuko ngo hari FDLR zari zaje ahantu bita za Kinyandonyi muri iyo misozi muri amashyamba ya Kinyandonyi ni milimetero bike cyane rwose tugera ahantu bita za Kiwanje aba FDLR ngo bari baje ngo hari ahantu ngo muri kiragiye hari ukuntu ngo babahaga ibikoresho bakagenda bataba amasasu ngo bakunda amasasu amaze iminsi mbese atabwe ashaje yani bita ngo ni amagugu so rero mu by'ukuri M23 yari yarabimenye ko ngo bahahisha ibikoresho hanyuma nawe ngo yari yarahashyize ikintu cyitwa uburinzi bukomeye cyane hano muri za Kinyandonyi abaro b'imfilitaye baraza ngo baje kuyatabura gutabura ibyo bikoresho M23 irabarehareha irabareka barabanza barabitaburura yo irimo irabarebera mu biringiyo mu bidaru bindi binini mu ndebera kure cyo bita binocular hanyuma rero bamaze gutabura bageze mu gihe cyo gupakira ngo bikorere bagende kuko hari abayobozi naho ngiye kuba babwira ba FDLR rwose muri bya bice narengarutse nimugoroba bakigira ngo bagiye gutaburura donc gupakira ngo bagende bamaze gutaburura sina makosa M23 yesibinjiramo muri bwa buryo njya mbabwira bw'umuhumo irabarasa ivumbi ratumuka naho bihagarara banga guti ibikoresho bararwana bihagararaho M23 yabarashe sina makosa finally amakuru ndimo nageraho arangiraho nuko haguye aba FDLR bagera muri 30 barenga ariko none ngo ibyo bikoresho nta na kimwe bigeze bakuraho abo bari basigaye bo kubara inkuru kuko ngo bari baje ari 90 abandi bashwiragiye bari koyi yose bari koyi ariko yo koyi hasuyo ingerere abakajorities baje babarandase barabatwara ariko ibyo bikoresho ayo magugu yo bari baje kugugura cyangwa se gucukura byaje kurangira bayahataye ndetse n'imbunda mu by'ukuri arizo bari baratabye sinzi niba mu by'ukuri barazitabye wenda zibabanye nyinshi niba nazo baragize ngo zigugure ngo zari zabanye nyinshi ariko ibyo bikoresho byose M23 ikaba yagize itya yabifasha muri izo mbunda harimo zazindiza ba sniper harimo za mbunda za ba sniper rwose zindeba kure za mudahusha hakamo n'imbunda za AK47 buriya ngo umufuderi rakunda ngo zira imbunda za AK47 barazikunda cyane ubwo hakaba harimo na za PKM ndetse mu by'ukuri hakaba harimo na 12 imwe ibi byose rero M23 ikaba yagize gutya irabifata irabibambura irabitwara ubu tuvuga no sina makosa amakuru arimo arangeraho urumva kimanda byumva amakuru rwose arimo arangeraho ateye ate nuko FDLR uba ahantu zisigariye zira ahantu bita ngo ni Kasari ahantu bita ngo ni Kanyangiri za Kanyangiri ndetse naho bita ngo ni Marangala aha rero ngo ni naho n'abakuru babo bari abakuru bizi FDLR urumva n'aba Omega bari rwose witwese ngo n'umuyobozi wa FDLR agomba kuba ari muri utwo duce urumva ko hari n'abasirikare benshi ba FDLR kamemo hari abasirikare benshi ba FDLR hari inyeshamba nyinshi bikaba rero ngo ari ibintu bizasaba urugamba rurerure M23 igomba gutangira gutegura rwo kwataka aho hantu kugira ngo bakuremo iyi FDLR namaze kumenya ko iyi FDLR ino kwandikira Gisekedi amabaruwa menshi cyane umufirizo w'amabaruwa yiki se kandi mfasha bari kumucoreshe kumubaza amafaranga yiki nyine oyiki yiki urebye bari kumusaba amafaranga ngo bakoze iki fayi ayo mafaranga basaba nayiki katari abasirikare b'igihugu bari guhembesha bakoze iki ntabwo bahembesha kuko hari ibyo bakora se none wibagiye ko bari ibihese bari gufasha nose iriya mirimo bahinga barayisorera ese barayisorera nose ni iyabo ahubwo bakagombye kujya banasora ibintu babimwigiriza rwose turareba ati tugira ute nose mwebwe butaka muriho ni ubwanyu ni ikibazo bara nigize leta ahubwo nabyo ati nta n'igiceri nzabaha nimuza n'iby'inka yarembye muzahite muhambira urumva bazari gusaba amafaranga y'iki
barahinze barejeje imyaka 30 si imyaka 30 imyaka 30 bugeze kure uri mu gihugu uzi ibirayi bahingaga hari aho bita mu domene ibigori uzi ko ikigori kimwe gutakirya ngo kimare fayi none hatangira kwirizariza ngo bakininga amafaranga yikize amafaranga agomba kuyabaha kuko arega nabo barabafasha yikize barabafasha mu rugamba nose rwo batsinze n'uruhe ndi kukubaza none se ntibahatakariza hari ikigurizi cy'abasirikare babahagwa bagomba kuyabaha hari babatumye yose bagomba kuyabaha mbese ubundi yabarwanira iki kariyo yayo uru rugamba rero sina makosa rwabaye nimugoroba ebana ngo babakozemo umusiripe babacucumye babakozemo umusiri ariko nibyo bakabonye hanyuma rero sina makosa no harindi nkuru ingezeho igaragaza ko abarundi nabo ngo bigeze gukora akantu kazima nkuko nabonye byagiye byandikwa n'abanyamurenge hano muri Sud Kivu bagaragaza ko nyamara nubwo abarundi bari gukinagizwa basigaye baraba nk'imbonera kure ariko ngo hari akantu kazima bigeze gukora nako nubundi nimbonera kure hagana muri za 2022 ngo bakoze iki kanyibasomereye inkuru mwumwe ni mu bikubiye mu butumwa bwanditswe n'abaturage baturiye ibice byo mu misozi miremire y'umurenge ubutumwa bahaye mu by'ukuri ibinyamakuru bigiye bitandukanye buvuga ko ingabo z'u Burundi ziri mu bice by'itombwe Minembwe Rubambo n'Indondo ko hari ibyo zakijije bitari bike urumva byo zakijije hari ibyo zakijije bitari bike hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi mu mwaka wa 2024 nibwo abasirikare b'u Burundi bagera kuri 600 bageze muri Kivu y'Amajyepfo ku masezerano y'ibihugu byombi ubwo ni RDC ndetse n'u Burundi muri icyo gihe hahise havugwa igisirikare cya Repubulika havugwa igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorana ibatayo yiswe izina rya Tafoka urumva nyuma bagiye boherezwa mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire y'umurenge kandi bagenda bakomeza kwiyongera harimo aboherejwe mu bice byo muri teritwari ya Fizi Mwenge na Uvira Mwenga na Uvira ubutumwa bwahawe bugaragaza ko aba basirikare b'u Burundi ubutumwa twahawe bafashije muri byinshi abasirikare icyo gihe baje ngo bafashije muri byinshi hano muri Kivu y'Amajyepfo ahanini batumye inka z'abanyamurenge zidakomeza kunyagwa urumva ko nabo hari ikintu nyaboneka kifatika bakoze urumva rwose akantu bakoze abaturage barakibuka ariko se kubera icyo badakora n'ibindi kugira ngo abaturage bakomeze bavuge neza muri ubutumwa hatanzwemo urugero ruvuga ko mu gihe cyose inka z'abanyamurenge zinyagiwe mu bice bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi zikanyagwa n'abamayimayi abasirikare bahitaga bazikurikira mupaka za nka zikagaruka barazikurikiraga mpaka za nka zigize gute zigaruka igihe zitabonetse bagashorera iz'ababembe baherereye mu bice izo nka zerekejemo zinyazwe ubwo babazanaga izo kubashumbisha kuko ubwo umva n'ababembe babaga bagize gute bazitwaye ibi bikaba byaratumye mayimayi igabanya umuvuduko wo kunyaga inka z'abanyamurenge urumva ko kantu kazima numvisha abarundi bugira buti nta nka yanyagirwaga mu bice bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi n'igihe zinyazwe
bo barazikurikiraga kugeza bazigaruye. Zirya zanyazwe zaburaga bashoreraga iziki iz'ababembe, kandi barazishitsaga bakazigerana n'ubundi bakazigerera n'uburu bakazigenera n'ubundi abo bazinyazwe. Urumva ikindi cyavuzwe nuko ibyo ingabo z'u Burundi zari zarabwiwe n'abanzi b'abanyamurenge ko twirwaneho ikorana na Red Tabara, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, basanze atari byo, hubwo basanga twirwaneho ari abana beza kuko barindira umutekano, barindira abaturage umutekano. Bunavuga kandi ko hari ibice ingabo z'u Burundi zagiye ziyambaza twirwaneho kubafasha kurwanya Red Tabara, nk'ahitwa mu Gitoga. Twirwaneho niyo yafashe iyo ya mbere mu kurasa uwo mutwe wa Red Tabara, ndetse no ku bindi bice by'indondo ya Bijombo, Itombwe na Fizi. Urumva Red Tabara ko yatabaye Burundi na twirwana ko yatabaye Burundi. Ibi byatumye ingabo z'u Burundi zisobanukirwa byinshi, ariko kandi abasirikare bakaba bafitanye igihango bagiranye na leta ya Kinshasa, kandi ari nayo ishinjwa gukangurira Mayimayi na FDLR kurwanya ubwoko bw'abanyamurenge. Ibi nabyo bituma izi ngabo zigerwa ijanja ku jana, ngo zigerwa ijana ku jana, zizerwa zitizerwa, ahubwo ibi bituma izi ngabo zitizerwa ijana ku ijana, ubwo ni ingabo z'abarundi ntabwo zikizerwa. Ariko ku ruhare rw'ingabo mu kugarura inka z'abanyamurenge ziba zanyazwe, abanyamurenge batanze ubu butumwa baracyabizirikana ibyo izo ngabo z'abarundi zakoze. Sina makosa ngayo nguko batazagera wenda ngo abanyamabi gusa ngo bavuga ibibi gusa ngo ntibanashime ibyo aba basirikare b'abarundi bakoze. babashimira ibyo bakoze. Urumva yuko babarindiraga inka zabo, ariko nanone tukanagaruka wumvishe ko babafashaga guhiga Red Tabara. Wumva iki kintu ubwo ni kimwe kuri kimwe. Bamwe bajyaga kubagaruriza inka banyazwe, abandi nabo bakabafasha kurwanya umwanzi baje guhiga. Urumva ku mpande zombi twavuga yuko bafashanyaga mu bijyanye no kuba bagarura umutekano muri ibice bya za Minembwe. Turasimbukira Minova Fighter, ndabona n'amasaha yagiye. Minova nuko abo bita abashef kutimye b'umwabira bice, ejo nababyiye yuko bari mu nama. Iyi nama rero ikintu cyayivuyemo nuko basize banze yuko FRDC ndetse n'abambari bayo yuko ibikorwa by'ubwamuzi n'ubugizi bwa nabi ko muri Minova nibatabureka baraza nabo gufata ibyemezo bikarishye cyangwa bikakaye. Dore ko Minova nayo rwose abarundi ndetse na wazarendo yewe na FRDC bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nimugoraniho n'ababyeyi rwose, abantu bagiye rwose bakinaga ku mpogo y'abaturage bahariya, ubwo ndavuga baba havu baza Cyadoto rwose, inzoga baregotomera, yindi bashyira mu bibuyu, yindi bashyira mu bujerekani, rwose babiri muri bo bamaze kuva ku isi y'abazima, dore yuko bari babateze uburozi. Ni nyuma yuko bari kugenda bakaca ibitoki bakajya mu myumbati bagakura, yewe aho bageze ku rwina bagatobora. Urumva ubundi hari icyo bitaga ingunzu. Uzi ikintu bita ingunzu fayi?
ingunzu ntabwo uyizi ndabyumva ariko sinyizi ni nk'imbwa y'ishyamba nabo ngo bari kugenda bakagera ku rwina rw'ibitoki baba bamaze kubihindura bizi babihindura nka none bigasibireje ejo bundi bakabyenga ubundi si ukubyahuka bakabipfuka amahoro rwose bakabitobagura bakarya imineke barangiza bagataha ariko nabo rwose ruri kubagera amajanja rwose ibikorwa rero abo bita abashefu kutimiye ubwo ndavuga bari abace dore ko habayo n'abamwami ibice rwose bari kuvuga ati nyaboneka ibintu muri gukora ntabwo ari byiza nimutisubiraho murahura n'uruva gusenya yewe urumva ko hariya rwose ibintu ntabwo bimeze neza niba abayobozi cyangwa se abategetsi b'umwabira bice batangiye kwamagana abasirikare urumva ko bakomeje kugarizwa turasimbukira hehe turasimbukira muri Goma hano za mugunganaho rwose fighter bavandimwe umusirikare w'umuzarendo yagize gutya yica umugabo ntiharazamugonga rwose ku kimashini ni nyuma y'uko rwose uyu mugabo ngo ari gutaha ariko amasasa nakuze nko mu masama n'igice urumva ariko hari hakiri kare bitewe nuko umuvandimwe aramwambura arangije ahita anamwivugana rwose n'umurambo we ukaba wasanzwe aho ngaho mu gitondo dore yuko abaturage bahise bagira ubwoba bahita birukanka ariko undi we yaramaze kuva ku isi y'abazima urumva fayita ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hano biracyakomeje tukirane muri Goma rero fayita wari ukivuga iby'abasirikare ngo ba sadeke ndetse na FRDC ngo bari kujya mu nkambi ya Gituku iyi nkambi ya Gituku rwose ngo bakagira gutya bagafata abagore ku ngufu ni ibyasohowe na bamwe mu bakora iperereza cyangwa se mu banyamakuru ko banacukumbura bakanakora n'iperereza ubushakashatsi bagaragaje ko sina amakosa ngo aba basirikare turimo turagenda tuva bafite imyitwarire mibi by'umwihariko aba ba South Africa ku bijyanye no gufata ku ngufu ndetse no kujya mu bagore cyane iyo nkambi ngo niyo bari kwibandamo kuko ngo hariya hantu ngo kuhakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ngo ntabwo Gisekedi ngo ajya bikunda donc leta ntabwo igira ikintu bivuga ngo bitewe nuko ngo iyo nkambi ngo abarimo ngo nabo bwoko bw'abatutsi bityo rero mu by'ukuri bo ngo kubakoresha iyo mirimo ngo rwose ngo nta kibazo nimwasigaye bajya gukora ibyo bikorwa byabo by'urukundo ariko byahindutse gufata ku ngufu kuko niyo mirimo asigaye bikorera nk'uko rwose amakuru arimo aragenda atugera ngo kubafata ku ngufu hariya nta kibazo rwose ngo nta no gukurikirana ni emera niba wanze tukumene nuko bihagaze urumva yuko rero ibintu bitameze neza ahangaha ariko bikomeje gushyira muri position mbi FRDC ndetse n'abambari bayo kuko ibi bintu iyo biramutse bibaye raporo zigiye gusohoka za Loni urumva ibintu nabyo ntabwo bishobora kubura gusohoka dore yuko hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se icyo bita droit de l'homme mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga iki ibintu nibiramuka nabyo bisohotse muri raporo za Loni nabyo bishobora kutagwa amahoro FRDC ndetse n'abambari bayo urumva ko rero bitameze neza ariko tukiri hano no muri Goma abaturage bagiye kwigaragambya kuko ngo mu byo Gisegeti yabemereye nta na kimwe ari kubakorera fayi rwose ngo yabemereye ibyo bazabakorera rero kugezana n'isaha ngo bari kuvuga ati ahubwo uhagarura Kabila nibura batangiye kwifuza Kabila batangiye kwifuza aha rero niba Martin Fayulu bahita bamufatishiriza bitwa ba Fayulu nibwo bahita batangira gufatisha abaturage bakandika Fayulu nta kigenda Fayulu nuzugira ngo afashe iki gihugu cya Kongo ugiye ngo ari cyahinduka ndakurahiye yaba ari Fayulu yaba ari Gisegeti nande harya undi fayita yaba ari Fayulu yaba ari Gisegeti yaba ari bamukwege umuntu nibura ushobora gufata Kongo akayihindura wenda no bita Moise Katumbi umuntu bita Martin Fayulu ameze nka Besigye mugabo navugaga muri Uganda nabo wakamejeje mu gihe cy'amatora aba yafashe hasi hejuru Fayulu uzi ikintu gishobora kumukoraho nawe yari kwiyamamaza hari ibintu ajya avuga bitakagombye kuba abivuga nk'umuntu wiyamamariza intebe y'ubuperezida baze kuba yari ari kwiyamamaza ngo umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda agazahita amwirukana ngo mujyane muri Kongo no satani na Gisegeti nuko urumva bivuze iki rero nibura umuntu ushobora gukanyakanya akaba yagira icyo akora no bita Moise Katumbi ariko undi wari we wese wajya yaba ari Fayulu yaba ari Gisegeti ni bya bindi nyine biri aho ngaho bavuga ati ubuzi ibyo ashaka afata ibyo abonye urumva ariko icyo kugeza iyi saha barakifuzo bita
Joseph Kabila nubwo rimwe na rimwe wenda nawe hari ibyo atagiye aringaniza neza ariko nibura bajya bavanga ibi birarutanwa urumva ubwo rero nijyanye ati impumyi y'ijisho rimwe igeze mu mpumyi zahumye burundu mu mpumyi inyenyeza niyobora izindi niba umwami urumva ubwo rero na Kabila ubu ngubu bamushyiraho yaba umwami bitewe nibura warakanyakanya kurusha n'abariho urumva ariko ibyo dushatse kuvuga ni iki ni uko abaturage bamaze kuvuga yuko nibura bashobora kuba bakenera Kabila kurusha uko bakenera uwo ari we wese ngo yewe dore yuko hari ibyo yakoraga nubwo wasangaga harimo n'ibyo ataringaniza atari ko nibura amaburaburizo naba nawe kurusha igisegeti dore ngo ku mubyo gisegeti yavuze yewe nta na kimwe yigeze akora urumva ko abaturage bamaze kumuhaga rwose abaturage bamaze kuvuga ati rwose nta kigenda cyawe uro kwambura igihugu ukagiteza akaga n'ubundi rwose wowe ntacyo wenda kutugezaho yes ubwo rero nuko ibintu bihagaze rwose sina amakosa ndabona ngo muri Bukavu hongeye kugaragara kubaho inkongi y'umuriro iyi nkongi y'umuriro turaza kureba ese yatewe n'iki ni amakuru turi buze kubagezaho ariko turi no gusoza na muri Benedi muri Bena ahantu bita Move rwose hano naho ngo akomeje ADF naru yisha abantu bagera kuri 14 urumva ibikorwa byose by'ubwicanyi ariko se fayi urandibaza nki ADF naru kwica abaturage yungukirahe Kine kibazo wakwibaza nanjye nkibaza yungukira pe ko numva yuko kwica abaturage ari ikintu ukomeje genda bifata indi sura kandi bigafata indi ntera nge mpita mbishyira no kuri gisegeti ni gutubura ko kurwanya abari kwica abanyagihugu abo ukajya kurwanya abari kurenganura abanyagihugu nabyo ni ibintu twakagombye kwicara nk'abantu b'abasesenguzi tugatumira n'abasesenguzi rwose bakabidufashamo kwininginga uremereye kuba warwanya abantu baharanira uburenganzira bwa muntu ahubwo ukareka abantu bagenda bica abaturage b'abanyagihugu ya ubwo rero sina amakosa nk'uko twabivuze ntekereza ko ikiganiro cyacu twahinira ahangaha tukaza kugaruka rwose mu masaha muri update time tubagezaho amakuru ari buze kuba agezweho birumvikana nayo mu karere k'ibiyaga bigari turaza kureba ubu ni wo mwanya no tugiye kureba none ngo biramutse bitano mu gihugu cya Uganda nahoze mbona utuntu tw'utuvideo dutangiye kugenda tuza drone yanjye yamaze kugera kuri tere twikoze muri za Kenya turebe ngo bihagaze bite ariyo mpamvu ubwira nti icyo uba usabwa no gukanda kuri subscribe kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro nawe rwose utazajya ucikanwa uzajye ubona amakuru mu imbere turagushimiye cyane rero twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma by'agaciro cyane ariko ntugende udakoze like niba kandi wamaze kwikora kanda share usangize n'abandi inkuru kugira ngo dukomeze kugenda mu by'ukuri twagura umuyoboro wa Eugene Official wakoze cyane sina makosa wakoze cyane fighter sana naho ku gicamusi ciao ciao ciao